Kuri uyu wa kabiri tariki ya mbere Ukuboza u Rwanda rwifatanyije n'amahanga kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya agakoko gatera sida gakomeje gushinga imizi mu rubyiruko. Bamwe mu rubyiruko baravuga ko impamvu agakoko gatera sida gakomeza kwibasira urubyiruko ari uko batazi kwifatira ibyemezo, ariko kandi abandi bakabiterwa no gukoresha ibiyobyabwenge. Kubera ni ibiyobyabwenge biri byinshi mu rubyiruko barabifata, ugasanga no kugira ngo bikontrole ntabwo biba bigishobotse. Ubwo rero yabona umukobwa cyangwa se n'abandi b'ubu ngubu abo bagore b'ubu nabo n'iki twese ntabwo turi shyashya, muri twese ntituri beza. Hari uwashuka uwo mwana w'umuhungu, hari uwashuka uwo mwana w'umukobwa kubera ibiyobyabwenge. Ubundi kera nta mwana wanywaga inzoga, nta mwana wanywaga iryo tabi bavuga, nta mwana wanywaga urumogi, noneho ngo na za mugo zirahari. Ugasanga rero ikibazo hanini ni icyo ngicyo. Njye nitwashaka Imana Valentine. Ikibazo cya sida impamvu kiri gutera kwiyongera mu bantu, ikibazo ndi kubona ntago abantu turi gufata icyemezo ngiki turi gukurikirana inyungu y'uyu munsi ariko ntidutekereze ejo hazaza. Ikibazo nge ndi kubona rero nagira n'inama abanyarwanda nuko bakwigira inama bagateganya n'ejo hazaza. No kuvanga agakingirizo gafasha umuntu n'ejo hazaza ukabona uburyo ukomeza ubuzima ndetse ukabasha no kurengera nabo ufite. Ubwo rero inama nabagira inama yo gufata icyemezo bakafasha bakarengera ubuzima bwabo. Zimwe mu mpamvu zigaragazwa n'urubyiruko zo gukomeza gukwirakwiza agakoko gatera sida harimo ubujiji bwa bamwe na bamwe ndetse n'abakobwa banga gukoresha agakingirizo, bityo bikaba umuyoboro wo kongera umubare w'urubyiruko rubana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. N'ubujiji bikura ubujiji mu mutwe bajijuke kugira ngo barengere ubuzima bwabo. Ni ukuvuga ngo iyo ubashije gukoresha agakingirizo hari ikintu bikumarira. Iyo bigize icyo bikumarira ni ukuvuga ngo nk'ubu tuzi ko umuntu urwaye sida atabasha gukora imirimo ashoboye yose, ariko iyo wifashije ku buzima bwawe ukamenya uti ninkoresha agakingirizo ejo hazaza ndahakomeza, ntabwo bihwanye no kwishora. Iyo utishoye burya nawe hari icyo uba wirengeyeho. Ukurikije njye uko mbona sida mpamvu yongera cyane mu gihugu no ku isi hose mu rubyiruko, ntabwo ubona abantu batagira ubushobozi bwo gukoresha agakingirizo. Abantu basigaye batinya inda kurusha sida, kuko hari igihe umuntu uko ugenda ukamutireta ukamubwira uti agakingirizo reka kuko wenda bayibonera ijuru byara atikorera ngo n'udakoreyeho. Umuntu rero w'umusore nkanjye wowe wishakira gahunda ugasanga mbikoreye, ugasanga sida ndayanduye n'ejo ngiye n'andi nkanduza gutyo ugasanga sida iri kwiyongera cyane bitewe n'ubusambanyi bwateye. Nubwo bigaragara ko hakiri inzira ndende yo gukangurira abantu kurwanya icyorezo cya sida, Bwana James Kamanzi umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC aravuga ko leta y'u Rwanda yafashe ingamba zikomeye zo kurwanya ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Nanone kuba uno mubare utarakomeje kwiyongera mu kuzamuka byerekana intambwe ikomeye yagezweho muri gahunda zo kwirinda no kuvura virusi itera sida. Ikindi byerekana kandi ko igihugu cyacu cyagabanyije ubwandu bushya bwa virusi itera sida ndetse no kugabanya impfu zikomoka ku cyorezo giterwa na sida. Kugira ngo umubare w'abandura virusi itera sida ugabanuke, hakwiriye kongerwa ubukangurambaga ndetse no kwirinda guha akato abanduye iyi virusi, dore ko bituma ubana na virusi itera sida yiheba bityo akaba yakwimukira aho batamuzi, nk'uko Muragije Rurema Viateur umuyobozi wa Kigali Hope Association yabitangarije Cloud TV. Ubukangurambaga bugomba gukomeza abantu bagakomeza kwigishwa ko gutanga akato atari byiza, kubera ko urugero iyo umuntu yari mu nshuti bakamenya ko yarwaye bagatangira bakamuha akato bakamubwira amagambo mabi ngo ugiye gupfa ngo uri muri gare, ibintu nk'ibyo ngibyo bitari byiza bitanamwubaka, nawe hari ubwo agira umutima mubi akiheba. Icyambere ashobora kureka imiti, icya kabiri nuko nawe ashobora wenda kwimuka akajya muri groupe aho batamuzi akanduza abandi kubera kutamenya kwiyakira. Ibyo rero gutanga akato ni bibi cyane, bituma na virusi itera sida ikomeza kwiyongera.
Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kurwanya sida bugaragaza ko 29% by'urubyiruko n'abangavu bari hagati y'ikigero cy'imyaka 15 na 19 ari bo babana na virusi itera sida. Abasaga 2500 by'urubyiruko mu Rwanda nibo babana na virusi itera sida. Umubare munini muri bo bakaba baturuka mu mujyi wa Kigali aho bagera ku kigero cya 7%. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti kurinda no kuvuza abana virusi itera sida ni inshingano ya buri wese.